Reka nongere mbahaye ikaze rero, mbahaye ikaze, karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Germain Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Muhirwa ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu cholchim lilchot hayom. Ese tugiye kureba iki uyu munsi tugiye kongera gusoma mu gitabo cya Enoch igice cya 17 kugeza kuri 18. Enoch igitabo cyakuwe muri Bibiliya. Reka tuze dusome igice cya 17 na 18 turebe uko byifashe. Mbere byose rero nkumaze kubabwira, reka maze mbasuze mu izina ry'Uwiteka, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo na Muhirwa, Imana yawe, Imana yacu twese, byose kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Reka tuze turebe igitabo cya Enoch igice cya 17 kugeza kuri 18. Twongere dushakisha ukuri, tunyote gukuri, kuko ukuri kubohora imbohe. Mbere yo kwinjira muri nko mubizi neza, banzu kandi ho like kugira ngo ukuri kugere ku bantu bose, maze ukuri kubohore imbohe. Tuzatinze rero twinjiramo Enoch igice cya 17:18. Enoch aragira ati: nuko barantwara banjyana ahantu hari abantu basa n'ibirimi by'umuriro waka cyane, kandi wabishakaga bagaragaraga nk'abantu. Banjyanye kandi ahantu y'icuraburindi, no ku musozi wari ufite agasongero kagera mu ijuru. Nuko mbona ahantu bibonesha byose biba, n'ububiko bw'inyenyeri n'imirabyo, no mu ndiba z'ahantu hakomeye cyane. Aho hari umuheto waka nk'umuriro n'imyambi n'agasanduku kayo, kandi hari n'inkota yaka umuriro n'imirabyo yose. Maze bantwara ku mazi y'ubugingo no ku muriro wo mu burengerazuba, umuriro wakira izuba iyo rirenze buri munsi. Nuko ngera mu ruzi rw'umuriro, aho umuriro utemba nk'amazi ukisuka mu nyanja nini ijya mu burengerazuba. Nabonye imigezi minini ngera ku ruzi runini no mu mwijima mwinshi, maze njya ahantu nta muntu n'umwe ugenda. Nabonye imisozi y'umwijima w'impeshyi, n'ahantu amazi yose yo mu nyanja y'ijuru aturuka. Nabonye iminwa y'imisozi n'imigezi yose yo ku isi n'umwobo w'ikuzimu. Nabonye ububiko bw'umuyaga wose. Nabonye uko Uwiteka yakoresheje arema byose n'imfatiro zikomeye z'isi. Nabonye ibuye fatizo ry'isi. Nabonye imiyaga ine, imwe itwara isi n'ijuru byose. Nabonye uko iyo miyaga irambura inkingi z'ijuru, ikagira n'aho igaragara hagati y'isi n'ijuru. Izo nizo nkingi z'ijuru. Nabonye aho imiyaga y'ijuru ihindukirira, kandi ikazana izuba n'inyenyeri ku ruhande birengera. Nabonye imiyaga yo ku isi itwara ibicu. Nabonye inzira z'abamarayika. Nageze ku mpera z'isi, mbona ijuru rikomeye, ijuru ryo hejuru. Nuko ndakomeza, mbona ahantu hashya amanywa n'ijoro. Aho hari imisozi 7 ikoze mu mabuye meza cyane, 3 muri yo ireba mu burasirazuba, indi 3 ireba mu majyepfo. Ireba mu burasirazuba yari ikozwe mu mabuye y'amabara atandukanye, rimwe rikozwe mu masaro, irindi rikozwe muri yasinti, naho ireba mu majyepfo ryari rikozwe mu mabuye atukura. Ariko uwo musozi wo hagati wageraga mu ijuru nk'intebe y'Imana, ukaba ukozwe mu mabuye yera ya albasateri. Kandi umutwe w'intebe wari wuzuye safiro. Nuko mbona umuriro waka cyane, kandi hakurya y'iyo misozi hari akarere kari impera y'isi nini, aho niho ijuru ryari rirangiriye. Nuko mbona ikuzimu cyane harimo inkingi z'umuriro w'ijuru, kandi hagati yazo mbona inkingi z'umuriro. Izo nkingi z'umuriro zirimo zigwa. Ntago zapimwaga kuko zitapimaga, ntago washobora kuzipima kuko zari zirenze igipimo, yaba mu burebure cyangwa se mu bugari. Hakurya y'ikuzimu nabonye ahantu hadatwikiriye, yaba hejuru no munsi yaho. Aho ntago hatwikiriye, kandi hatariho n'isi ifite urufatiro munsi. Nta rufatiro byari bifite munsi, ntihari amazi, ntihari n'inyoni, ahubwo hari ahantu hatagira ubuzima, ahantu hateye ubwoba cyane. Aho nabonye inyenyeri 7 zisa n'imisozi minini yaka umuriro. Nuko mbaza marayika wari kumwe nanjye, arambwira ati:
aha niho impera y'ijuru n'isi igera. Aha niho hateganyijwe kuba gereza y'inyenyeri n'ingabo zose z'ijuru. Kandi izo nyenyeri, izo ngizo ubona zigwa, nizo zarenze ku itegeko ry'Uwiteka, n'impamvu ziri kugwa mu muriro kuva mu itangiriro ryo kuzamuka kwazo, kuko zatinze kugaragarira igihe cyazo cyagenwe kigeze. Ku bw'iyo mpamvu ziri kujugunywa mu muriro. Nicyo cyatumye Imana izirakarira, izibohesha iminyururu kugeza igihe ibicumuro byazo bizakurirwaho imyaka 10,000 yose. Icyo rero kikaba ari igice cya 17-18 cy'igitabo cya Enoki, uko yajyanywe mu ijuru, uko yahabonye. Urumva ko ibi bintu tugomba kubimenya, tukagenda twubaka ukuri, dusana ukuri buhoro buhoro, kuko ukuri amaherezo kuzabuhora imbohe. Nkaba ngushimiye rero wowe twabanye, nawe mukomeje kwandikira muri benshi cyane, birangaragariza ko munyote ukuri amanywa nijoro, kandi aho like kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi. Kandi nawe utariyandikisha subscribe kugira ngo ukuri ujye gusanga ku ijambo ry'umwimerere, kuko nta handi ukuri ushobora gupfa kugusanga, aho tugamije gusigasira ijambo ry'umwimerere uko ryamye rimeze kera, kugira ngo tugere muri bya bihe by'ukuri kuzabohora imbohe. Murakoze rero, ndabashimiye. Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov meyo.